neza nshuti bakunzi ba Renaissance 5 TV, turabasuhuje. Ikaze kuri YouTube channel yanyu. Mwibuke kandi gukora subscribe, like, share na comment. Dukomeje n'inkuru ya Andrew ubwo duherukana muri episode ya 5. Abana barira batashye batishimye, umugore n'umugabo batameze neza, mbese ari ibicika. Reka dukomeze na episode ya 6. Bahafashe umuhanda bagenda wese acecetse ntawe uvugisha undi. Mugabo bimwanga mu nda niko kubaza ati ko mucecetse nta mahoro? Ese nshuti ntago mwakunze mu cyaro ko ntacyo mumbwira? Abavandimwe se ntago babishimiye? Mu gihe nshuti yari atarasubiza, mama we yutse nabi mugabo atari kuravuga iki? Niko igihe wahereye utesha abantu umutwe waduhaye amahoro koko. Ngaho nshuti subiza so nakwingirwa so. Umwana byaramucanze aho gusubiza araturika ararira. Bakomeje urugendo ari nako ibintu bikomeza kurushaho kuba bibi. Abana baguye agacuho dore ko bari bananiwe basinziriye ubwo. Bakanguwe na papa wabo bageze imuhira ati mukangutse ke twashyitse ku icumbi bana banjye. Umugore yasohotse mu modoka takirwambaye yinjira mu nzu n'ingoga nyinshi, ahindura imyenda afata agakapu gato arasohoka. Akigera mu muryango yahuye na mugabo. Undi ati mugore mwiza werekeje he? Undi yaramuhiritse amwigeza hirya atera intambwe agenda. Mugabo mu ijwi rirenga ati umwiza w'umutima wanjye nubwo ugenda cyagukunda. Nagukunze rumwe ruzira ubuhemu n'ubu ndacyarufite. Sinzi impamvu ngenza utya ukambabariza umutima. Aho ugiye n'ibyanga uzagaruke. Tuzakwakira hamwe n'abana banjye urabeho shenge. Mugabo yikije irya nyuma umugore yarenze kera. Niko gufatwa n'ikiniga yihanagura mu maso atemba ajya mu nda. Yahagurutse aho yari yaguye agenda asanga abana amarira yari menshi babuze ubusobanuro bw'ibiri kuba hagati y'ababyeyi babo. Mugabo yagerageje guhoza abana bishyitse kera bitse umutima baratuza bajyana kuryama. Mugabo yakomeje hirya no hino abura icyo afata abura n'icyo areka. Inzi mu bana nini umutima utarigeze ukunda agacupa muhatira kujya kugasoma ngo kamwibagize byose amaguru abwira inzira icyo gukora. Uwakuze atozwa gusoma Bibiliya no kwihanganira byose, Satani amugotera mu makuba atangira inzira yo gutera sinyatire mu kabari nk'abandi bagabo muri uwo mugoroba. Mugabo yasohotse iwe ku mugoroba yewe agenda atavuze. Igicuku kinishye abana batangira kurira babaza umukozi niba papa wabo yamubwiye aho yagiye. Umukozi yatangiye kuganiriza abana ariko anabahoroza dore ko agahinda n'amarira ari byose byari byuzuye byashyitse kera. Bose bumiwe bibaza icyabaye kuri papa wabo bakabura igisubizo. Bagiye kumva bumva ukomanga ku rugi, bose birukira rimwe kureba ukomanga. Bagikingura bose bavugiriza induru rimwe.